Mbonyamanama Angelique ambereye umugore zabana nawe mu mubabaro, mu ndwara, mu byago, mu bukene, mu butunzi, mu munezero, nzakurutisha abandi bagore, nzakwemerera gukorera Imana, nzagukunda, nzakubaha, nzakumara mu mubabaro, nzakukuyakuya, ntakizatandukanya nawe uretse urupfu. Nintatira indahiro Imana izabimbore, Imana izabimfashemo. Amashyi menshi cyane. Jewe Nyamanama Angelique mu izina ry'Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Ndahiriye kandi nemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero rya Gospel Assembly Church, Assembly Church, n'imbere y'umushumba waryo, kongera abakunzi Paul ambereye umugabo. Nzabana nawe mu mubabaro, mu ndwara, mu byago, mu bukene, mu butunzi, mu munezero, nzakurutisha abandi bagabo, nzakwemera gukorera Imana, nzagukunda, nzakubaha, nzakumara umubabaro, nzagukuyakuya, ntakizatandukanya nawe uretse urupfu. Nintatira iyi ndahiro Imana izabimbore, Imana izabimfashe. Amashyi menshi cyane. Ngira ngo mwumvishe indahiro yabo, reka nsabe abafite impeta zabo. Impeta reka twumve tujye muri gahunda yo kwambikana impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, kandi turatangira na Paul, kandi yifitiye yabo, yifitiye amagambo yiwe ari buvuge, ari yateguye kubwira umukozi wiwe. Ngaho zamura ikiganza mu maso, mwese mikrofone. Uzamuye ikiganza hejuru.
Yeah.